Yes, bapayoners namwe bakunzi ba P-Mining TV, ndongeye ndabasuhuje mbaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Uyu munsi nkoze ino video ku buryo butunguranye, aho ndebye nsanga abantu benshi cyane bafite imbogamizi kuri social media ya Popo Live. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mumbaza amakuru atandukanye kuri Popo Live, ndagira ngo tugendane hanyuma twinjirane muri Popo Live, hanyuma nawe urebe amakuru yose agendanye na Popo Live. Icyo usabwa rero nta kindi, ndagira ngo tugendane akantu kandi ntuze kwihutisha ino video kugira ngo nawe umenye uko wakwigira muri Popo Live ugakorera amafaranga atandukanye, ndetse ukaza no kumenya na buryo ki uza kuyabikuza. Icyo usabwa rero nta kindi ni ukugenda nanjye akantu kandi ntiwihutishe. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe wowe mushyashya ku muyoboro, nta kindi usabwa ni ukanda subscribe, hanyuma ukanda no kunzogera, hanyuma tukabana mu kiganiro cya buri munsi. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, jya ukanda like, sharing, maze usige igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Ikiganiro rero ni Popo Live. Turinjira muri Popo Live, dufungura application ya Popo Live. Ukifungura utungukira ahangaha. Yes, hanyuma rero mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka duce bugufiya tuyambaza Imana kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro tugiye kwinjiramo. Data twese wo mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza data buja, tugushimiye ko waturinze kuri uyu munsi, tukatugejeje kuri iyi saha duhumeka umwuka wazima. Ibyo turabigushimiye data buja. Rero twongeye guca bugufi imbere yawe kuko turi abanyabyaha kandi turacumura buri munsi. Niyo mpamvu rero tuje imbere yawe kugira ngo tubabarire, wongere utweze, hanyuma uduhindure bashya. Data buja rero tukweretse ikiganiro nk'iki tugiye kwinjiramo, uba ari wowe ukiyobora, twebwe ntabwo twakiyobora ngo tugishobore tutari kumwe nawe. Turakwinginze rero ngo ubane natwe, kandi tugushimiye ko wemeye kubana natwe. Tuzabana nawe iteka n'iteka, amen. Okay. Murareba rero twageze mu kiganiro nk'uko bisanzwe. Ndagira ngo ino video ntituze kuyihutisha, ndagira ngo nibura itwara akanya gatoya kandi ibe yigiwemo byinshi cyane. Okay, nk'uko bisanzwe rero urafungura Popo Live utungukira ahangaha. Hanyuma ndagira ngo mbereke uburyo butandukanye ugiye gukoreramo aya mafaranga. Uburyo bwa mbere ni ubu ngubu. Okay? Uburyo bwa mbere ugiye gukoresha ni ubu ngubu. Uraza ujye hano live igihe uri igitsina gore cyangwa ku gitsina gabo igihe uri kuri level ya 5. Okay, numara kujya hano kuri live, reka tujoininge tujyeho kanya gatoya. Okay? Hano urajyaho kajoininga live, ugafungura live ukinjira. Okay, nkuko bisanzwe kanda hano go live, hanyuma okay, hanyuma murareba yuko buriya nayindi kuri live. Buriya ni uburyo bwa mbere ugomba gukoreramo amafaranga. Hariya uragenda ukicaraho ukamaraho isaha. Iyo wicaye ukamaraho isaha baguhereza koyini 1000. Ariko iyo uri mushyashya, iminsi 2 baguha bonase, wajya bakaguhereza 5000 bya buri munsi. Ubwo ukora amasaha 2 bakaguha 10,000. Ukora amasaha iminsi 2, ukora buri munsi amasaha 2, ngo mu minsi 2 baba baguhaye 20,000. Hanyuma kugira ngo ubikuze aya makoyini ni uko ugomba kuba wujuje 100,000. 100,000 nabwo yuko bingana n'ibihumbi 14 by'amanyarwanda ubikuza hano igihe wamaze kubyuzuza. Ubwo ni uburyo bwa mbere ugiye gukoramo aya mafaranga. Okay, hanyuma uburyo bwa kabiri uraza ahangaha. Uraza ahangaha kuri iyi pati ya kabiri ahangaha, naho hafungure ukandeho. Iyo ukanzeho hahita hazaho urutonde rw'abantu benshi cyane bari kuri live. Okay? Murareba ko turi ku rutonde rw'abantu bari kuri live. Okay? Urafungura umuntu ushaka, wowe baterwa n'uwo wifuza kugira ngo ugireho live. Okay? Ariko kwa ko turimo twiga, reka dukoresha uwo tubonye, dukoresha uyu wa mbere.
twinjire kuri live yiwe. Hanyuma ukigera hano kuri live guys, ukigera hano kuri live urareba hano hejuru ahangaha, hano hejuru hano ufiteho akabogisi hano hejuru akangaka. Kariya kabogisi karabara, iyo karangije ukabona kamo karadunda kitera kanditse 0, urongera ukoraho inshuro 5. Ku nshuro ya mbere aguha 40, inshuro 5 ubwo ni urubukuyeho 200. Hanyuma hano kuri iyi ntebe iyo wicayeho ukamaraho isaha, urongera akaguha amafaranga 800 ya coin. Murumva rero hano ushobora kuva kuri live y'umuntu ukoreye n'ubundi amafaranga 1000. Murumva rero aya mafaranga ni uburyo bwinshi cyane butandukanye bwo kuyakorera. Hanyuma turasubira inyuma n'ubundi mbereke n'ubundi buryo. Ubundi buryo bwo gukorera amafaranga, uraza hano kuri account yawe ahangaha. Okay, reka mpabereke. Uza ahangaha ukandeho hano kuri iyi pati yanyu mihera hano mu iguni, hanyuma nurangiza uyikandeho. Okay, ukikandaho urareba ko hano barakwereka hano mu ruhande hano handitse ngo invitation ahangaha. Okay, nuhakandaho ikihakandaho bahita bakuzana hano. Urareba hano baragusaba kwinvita abantu. Akanda hano kuri invite abantu. Reba hariya hejuru hano habanza hano hejuru ahangaha. Hano hejuru batubwira ngo reba hano hejuru kuri aka box. Bavuga ngo invite someone can in up to 12 USDT. Ahangaha ni amafaranga ushobora kwinjiza igihe watumiye abantu. The more you invite, the more reward you will get. Hanyuma iyo ukugenda witumira abantu benshi cyane ni kugenda ubona amafaranga menshi cyane. Hano ikitonderwa, ushobora gutumira umuntu amafaranga ntuyinjize kubera ko atakoze verification ngo atangire nawe akorera ayo mafaranga yinjiza. Hano nimba utumiye umuntu biragusaba kugira ngo umukurikirane umukorere ibintu byiwe byose hanyuma birangize. Okay, ubu ni ubundi buryo nanone ushobora gukorera n'amafaranga. Hanyuma ngira ngo mite nongera nkomerezaho hano, ese iyo umaze kuhakorera ni gute ushobora kuyabikura? Ni gute ushobora kubikura amafaranga amaze gukorera? Hano iyo tugiye kubikura amafaranga nayo babwiye bigusaba kugira ngo ube ufite umu agence cyangwa umu agent azagufasha kubikura amafaranga. Nababwiye ngo mukorere amafaranga hanyuma wayujuje anyandike muri comment muhereze umu agent yagufasha kugira gute kubikura nanjye ajya afasha kuyabikura. Okay, hanyuma rero ubu ni uburyo butandukanye wagenda ukoreramo aya mafaranga ya payi ya Pop Live, hanyuma nawe ukabyaza umusaruro ino social media. Ni social media yoroshye cyane kuyikoresha kandi nta bintu byinshi cyane igusaba, nta gishoro ntaki. Hanyuma rero iyo ugiye kujya wenda kuri iyi pano hangaha kuri izi pano z'abantu, uraza wenda tuvuge urebe hano nko kuri uyu mwanya wahangaha nta muntu ariho. Okay, ndatekereza ko mubona uko bimeze. Urabona ko nta muntu ariho. Nindangiza nze nkanda ahangaha. Kandaho muraya ko narangije kuzaho.